ibitego iriya kipe izagitsinda nawe nibyo azajya bafite. Ubu afite bitandatu nayo ifite bitandatu. Mwese aho narwara ibyishimo ni uri nibaruwa wasiri ibaruwa ni iki? Iyi nibaruwa FC Barcelona nyuma yo kubona imikino myinshi ifite imbere yayandikiye La Liga isaba ko match bari bafite kuri uyu wa gatatu ngo bayibakuriraho. Ariko Barcelona ibyo bintu yabikoze, Barcelona yabikoze n'ukuri. Yasabye ukuri Barcelona yabikoze. Yanditse urwandiko rushishimuye banasinyaho. Baravuga ngo mwatubabariye mukadukuraho iyi match dufite ku wa gatatu dukina n'ikipe y'igipolisi cya hano. Ariko baravuga bati Barcelona ntabwo tubyemeye. N'ukuri bafitanye match. Ariko aho kwitwaza ndifuza ko barekera kuko nta muntu n'umutakandika ibaruwa. Bose njye simfite ibaruwa. Nanjye ni ibaruwa. Tugiye kwinjira mu cyumweru mbatumiyemo nk'abanyamakuru. Tugiye kugera ku rwego rw'uko ngiye gutangira kubabwira ibizabera muri derby kuva ku munsi wo kuwa mbere, kuwa kabiri, kuwa gatatu, kuwa kane, kuwa gatanu. Ndaza kuba mfite inyogosho ishushanyijemo exact score yuko match izagenda kuwa gatandatu. Urashyira inyogosho yanditsemo ibitego byo muri Stade Amahoro. Uyu wa gatanu mbasabye ko muzashaka aho nzaba ndi mukandeba ndabaha exact score yuko match izagenda kuwa gatandatu. Ubu rero mushatse mwareka nkagumya nkakonsoma iyi serumu mugemana yanyandikiye nkareba ko nanjye mu minota iri imbere ndaza kuba meze neza cyane rwose. Ko harimo muhajura kugihumeka ibyishimo ntabwo bizabyakwishya kuwa gatatu. Bari kuba ku gatanu. Narabibabwiye ko ikipe ya Rayonsport upinzani ifite uwo bahanganye ifite ni Rayonsport ubwayo. Niba ikipe ya Rayonsport rero izajya bifite match nta kibazo. N'abandi banyamakuru mwese si ngombwa ngo muze ku kibuga. Win ya Rayonsport ibihari. Uyu munsi byari bitatu. Muratekereza iki ku munsi wo kuwa gatatu? Muratekereza ko ku gatanu tuzagiza kubera serumu watangiye kugawe. Fonganye. Monsieur Fonganye. Ndagusabye abazi igifaransa mumufashe mu bimubwire gabanya gutsinda ibitego. Uyu munsi nazanye intego imwe yo gusaba abakunzi bose b'ikipe ya Rayonsport ko bamfasha gusaba imbabazi umuntu witwa Fonganye yagiye kutwicisha ibyishimo. Match 6 ibitego 6. Ibi birasobanura ko iyaza kuba yaratangiranye n'abandi akaba agiye gukina match ya 10 akaba yagejeje ibitego 10. Yamaze kuva ku gitego kimwe nibyo namusabaga kuri match ishize ya Gorira. Twaramusabye ngo twakubonye ku igitego kimwe wagitsinda kandi wagitsinda buri gihe. Ariko se hari ikindi kintu gisha watwereka. Yari yamaye promesse ivuga ngo ni iyi match naza kuyikina araza gukora ibindi bintu bishya ku buryo buri mukunzi wese b'ikipe ya Rayonsport arajya yibaza ngo nibifani nganye yarabizi nibifani nganye yarabizi kureba Fonganye muri stade rimeze nko kureba match ya tennis niyo aho umupira ugiye umutwe ugenda gutya umutwe ukongera ukagaruka gutya. Ubu rero byari hame ko tureba umuntu witwa Fonganye aho baro yajyaga yose Fonganye yarariyo. Igitego cya mbere wakibonye cy'umutwe mwiza. Igitego cya kabiri niwe wazamukanye umupira kuri magic skills Rayonsport com Barcelona, Rayonsport com Arsenal ya 2024. Ikipe ya Rayonsport itsinze igitego cya kabiri. Abakunzi b'ikipe ya Rayonsport babonye indi ngwate ya kabiri nyuma yo kubona ingwate ya mbere ku gitego aheruka gutsinda Gorira hano inyuma ya surface de réparation. Arongeye haje atsinze igitego ushobora kujyana muri banki iyo ari yo yose iri hano. Wakibona n'inguzanyo. Ni igitego gitanga credit. Ni ingwate. Haje igitego atsinze ugashyiraho n'igitego cya Fonganye kuri match ya Gorira. Ni ingwate ebyiri abakunzi b'ikipe ya Rayonsport babonye bazajya bajyana muri banki bakabihera inguzanyo. Kuko zifite agaciro kangahe? Plus de 50 millions. Miliyoni 50. Kira gitego gihagaza agaciro ka miliyoni 50. Ariko se abantu baribaza wasiri duheranga warwaye iyi serumu ufite ahangaha wayizanye ute cyangwa byagenze gute? Narwaye. Narwaye ibyishimo. Kuko utekereze ikipe ya Rayonsport yamaze kugera kuri level yuko irimo iragenda izamura ibitego buri munsi. Ntabwo ikibazo kikiri uzatsinda Rayonsport kuko ntibizaba muri iyi sezo. Ahubwo ikibazo turi kwibaza ngo tuzagumya dukine Kadimu tumuhembera usa nta kintu ari gukora. Batakaba mu Rwanda muri mu biki.
ariko se wafunguye ishuri wowe na fore ngaye yewe nicyo kibazo ndi kwibaza abataka bo mu Rwanda mufite ikihe kibazo ngo ni how to nyuma y'uko dufunguye ishuri ryigisha abantu gutsinda kuki bataza ngo bige ubu uyu munsi turimo turibaza ngo Hadimu Ndiaye turagumya tumuhembe nta kazi afite none ubwo haracurikire dufite umukozi utari mu kazi urimo urahembwa imikino ibaye 8 imikino ibaye 8 abataka uruhumbira jana abakinnyi uruhumbira jana abo bakinnyi bose habuze n'umuterano izamu rya Hadimu Ndiaye ubu nituzi niba zigusevinga nituzi niba ziki ubu aka kanya birangoye cyane kumenya urwego rwa Hadimu Ndiaye kuko nta muntu uri kumutera ubwo ntabwo wamenya urwego rw'umuzamu mufite ese warumenya gute ari mu izamu ari kuri selfie ikibazo mbaza ari mu izamu atetse icyayi ari mu izamu hari ubushize wambwiye ko mwamuhaye ikiruhuko mwamugaruye mute Premier League yaratwangiye yanze ko twasuzugura amakipe mwe nako kageni niyo ngubu turimo turasaba Rwanda Premier League please we beg you turabinginze mudufashe mutwemerere ko ikipe ya Rayonsport izagikina nta muzamu ifite mu izamu amategeko bayahinduye this is too much imikino ibaye 8 turazana umuzamu wibere kuri selfie uri guteka icyayi uri muracuruza imbuto n'abantu babishaka tujye gufata jezi za Rayonsport zajya zibazegereza izamu rya Hadimu Ndiaye abafana bajye baza bagura amajezi yego bajye baza bagura nese yakora iki kindi turi kumuhimbira akazi kuko ako kujya mu izamu ko kabuze ntawe umutera ahagaze niyo mpamvu rero ubu ikintu tugiye gukora turimo turiga umushinga w'ikintu Hadimu Ndiaye azajya bari gukora mu gihe Rayonsport irimo irakina nta passe nta baro nimwe imugeraho ikibazo cya kabiri Aprfc club yandikiye Rwanda Premier League imenyesha yuko bakora umukino wa polisi biranavuga yuko ngo yabananikiye Ferwafa nk'urwego navuga ko ushobora kuba rurebera Rwanda Premier League ko umukino wa polisi wakurwaho duhera aho ngaho Aperi mukuri bayibikorera yego usubika kubera ikize bayibikorera amasaha 70 ariko se karike reka tuganire iyi Rayonsport urayibonye warayibonye kuri match ya Gorilla ubu iminota 10 ya nyuma ni iminota 10 ya entertainment football entertainment hahandi umukinnyi wese akina ikintu azi kurusha ibindi byose sibyo turi ku entertaining abafana none se iyi Rayonsport imeze gutya wowe waza gukina no imaze amasaha 72 ikindi match kubera ko utakineze kandi amakipe ireba ukuntu imeze Rayonsport iri ku rwego rw'uko wabonye ibintu biba muri basketball na volleyball birashoboka ko ikipe ishobora gukina match uyu munsi igakina ejo igakina nejo bundi Rayonsport ifite ubushobozi bwo gukina match 7 mu cyumweru 7 mu cyumweru kuwa mbere ahubwo amakipe ashaka imikino ya gishuti ndimo ndayahamagara Rayonsport ifite squad nini ifite abakinnyi bafite imyuka twebwe iyi match ya Muhazi bibaye byiza iyi match ya Muhazi iyi ngiyi ya Muhazi tuyikine mbere yayo hari indi nyuma yayo bashyiremo izindi gutyo nkeneye ko buzuza match nyinshi muri iki cyumweru tugomba gukinamo derby cyane iki cyumweru tugomba gukinamo derby nkeneye ko ubuzuzamo indi mikino ubuzuzamo imikino pe nge nicyo kintu nkeneye hanyuma se Aperi yo kuyasabye gusubikirwa umukino kandi kuwa gatandatu muvite umukino nabigusubije ibyo iri gusaba byose bayibihe none se nyine nasaba umukino usubikana bwo ibyishaka byose ubwo nabwo bitakozwe barabayibangamiye wowe ikintu umuntu arimo arasaba kimuhe mu rwego rwo kugira ngo umurinde ikintu icyo ari cyo cyose yafata nk'urwitwazo niba basabye ko match ya polisi vaho bayibakurireho iveho iyo match niveho bayibakurireho cyane hanyuma reka tuzajye ko bitemeye match yanyu na Aperi kwa gatandatu izaba tutangireho ubu myitegura igeze tugiye kwinjira mu cyumweru cyo kuva ku munsi wo kuwa mbere kugeza ku munsi wo ku cyumweru kugeza kwa gatandatu buri tugo tuzakina match ku itariki 7 z'ukwezi kwa 12 uranyemerera match dufite kuwa gatandatu tuzatangire kwiganira kuva ku munsi wo kuwa mbere ariko icyo ndi kubwira abakunzi b'ikipe ya Rayonsport amatike ari muri system ubu wagura itike niwinjira muri systeme
unyuze ku kanyenyeri 939 akanyenyeri 3 akanyenyeri 1 urwego ushakemo match ya Rayonsport na APR ukinjira muri systeme twazanyemo window yaho abafana ba Rayonsport bari buze kugurira itike. Hari ahantu hambere hatangira handitse ngo Rayonsport fan kubaza bambaye na jezi z'ubururu cyangwa umwe. Ndongera mbisubiremo aho muri iyo window harimo ahantu abakunzi b'ikipe ya Rayonsport bari buze kugurira amatike. Ako kantu karimo niyo mpamvu rero ndi gusaba umukunzi wese w'ikipe ya Rayonsport anyuraho ngaha agura itike ye. Iki cyumweru cyose ngiye kukimara mbere kuko muzicara nibyo nuko bizabimeze, ariko kari keza n'aba bagenzi bawe b'abanyamakuru ndabamenyesha ikintu kimwe. Mugiye kubona stade amahoro isa naho ari nshya, tugiye kuyihindurira standard. Ibihumbi 45 biraza kuba byuzuye. Icyo cyo ni kimwe. Icya kabiri hejuru ko biraba byuzuye, mugiye kubona stade itatse mu buryo mutigeze mubona. Mugiye kubona stade amahoro isa naho ari nshya. Iyi stade umukuru w'igihugu ko nta kipe nimwe yari yakinira muri iriya stade ngo yuzuze, ariko uyu wa gatandatu ndagutumiye bitarenze kuwa kane zaba yuzuye. Ariko abafana ba PE twaganira imbere bambwiye ngo nk'ubutumwa uvuga ngo bazagukandagira ngo bazagutera muri stade amahoro ku buryo utazongera no gutanga interview. Ntazo reka mbibemerera ariko bazaza. Ibyo bavuga nabyo nibyo nta kibazo nibyo nta kibazo. Ngiye ndi kwirinda gutangaza ikintu kibakura umutima, ariko ku munsi wo kuwa gatanu mu mutwe wanjye uzambona nugirirwa ubuntu bwo kumbona kuwa gatanu ndaba mfite exact score mu mutwe wanjye ku nyogosho ndaba mfite iyi kizaboneka muri derby. Kuwa gatanu uzada wiyogosheshe tangarije mbere umuntu uzagirirwa ubuntu bwo kumbona azahita amenya uko derby burangira. Kuwa gatanu APR ni gutsinda. Reka nongere mbigusubiriremo kuwa gatanu uyu wa gatanu uyu nguyu tugiye kugeraho nzaza muri stade mfite inyogosho irimo ibitego biri buze kuboneka muri derby. Ndekura ntahe dusoze ubutumwa ku bakunzi bagukunda n'abakunzi bari ndabakunda. Ndabwira abantu muri Amerika hari icyifuzo kimwe cyonyine ngiye kuba umuzamu w'ikipe ya Rayonsport iyo yabonye clean sheet hari umuntu wamaze kuyifata. Ndasaba abatajiri babariyo nkeneye ufata igitego uwatsinze igitego nawe akajya abona amafaranga nk'uko bigenda kuri Hadimu Ndiaye. Nkeneye ufata assist uwayitanze nawe akagira amafaranga agenerwa. Kandi ndasaba abakunzi b'ikipe ya Rayonsport ndabizi ko muri benshi ndabizi neza ko mwabikora. Nkeneye ko iyi derby iri buze kugera bagucaho bancaho uko biri buze kugenda kose. Nkeneye umuntu uri buze gufata ibyo ngibyo. Ubwo nibwo butumwa nari mbagene bwonyine. Njewe ndabakunda nanjye nkuko munkunda, ariko ndasaba ko uko kuntu Hadimu Ndiaye afite ayo mafaranga utagiri wipima nk'umuntu ufite amafaranga akarega gatuza akavuga ati nge ndayafite kuko Rayonsport iratsinda igitego buri munsi ndayafite, noneho akagura igitego cya Rayonsport na assist ya Rayonsport.